ese waba utekerezaho iki ndamutse nkubwiye icyo umukobwa se cyangwa umugore agutekerezaho iyo uri kumugaragariza ko utamwitayeho se cya gihe uba uri kumuhunga? Hari imico myinshi abantu twanditse cyangwa hari imico myinshi yaba igaragara ku bahungu ndetse no ku bakobwa, just umuhungu ukeneye attention cyangwa se ko yitabwaho, yewe n'umukobwa ukeneye ko yitabwaho mu gihe yari mu rukundo n'umuntu, mu gihe ashakaga kuba yakurura amarangamutima y'umuntu cyane, rimwe na rimwe akagaragaza ko atamwitaho kandi ko uwo muntu nta kintu na kimwe kimufasheho. Uraza gutungurwa nusanga ibyo umuntu agutekerezaho se yaba umukobwa cyangwa umuhungu uwo muri kumwe cyangwa se uri kugaragariza ko utamwitayeho cyangwa udashaka kugirana ibiganiro nawe, uri kugira ngo nyine akugireho attention cye cyangwa ukurura amarangamutima ye, uraza gutungurwa n'ibyo abagutekerezaho. Ugiye kumenya ese n'icyo umukobwa anekerezaho se cyangwa atekereza ku mugabo yari kumugaragariza ko atamwitayeho, cyangwa se y'uwo musore ari kugaragariza uwo mukobwa ko atamwitayeho agira ngo nyine wenda amugirire attention cyangwa se amwiteho. Hari igihe uba wumva ko ibintu bitandukanye mu gihe urimo cyangwa se muri relation urimo runaka, bigasaba ngo ugire akantu gato wenda ukora kugira ngo urebe ko wenda hari ikintu cyakiyongera, ariko ntumenye impamvu nyayo y'icyo kintu kiri kuba, wenda ni impamvu nziza cyangwa se ni iyindi mpamvu, wowe ugahita upfa gukora ibintu utabanje kumenya. Uvugana n'umugore cyangwa se umukobwa ntakubwire byinshi pe. Abakobwa bakunda kugira amabanga iyo bageze imbere y'amaso y'abasore se cyangwa umuntu aba abona yakunda nyine bagirana umubano, ukabona araseka akanya gato ubundi agaceceka cyangwa se akavuga ngo ntacyo, nyine just tukanari gukoresha twa tugambo tuba duhagarika ikiganiro. Mu gihe wowe uba ubona ko hari icyahindutse muri we, nyine ababona ko nawe kabisa hari ikintu cyahindutse, gusa nyamara mu mutima we harimo ibitekerezo byinshi binyura mu bwonko bwe bisirikira, ku buryo nyine nawe utabasha kumenya icyo ari gutekereza, ku buryo nawe batuvuga ngo ndakora iki ngiki kugira ngo tubashe gusa, kuko nyine abakobwa bamenyerewe kugira amabanga. Iyo bageze mu maso y'abagabo ntabwo ikintu cyose aba yiyumvamo yapfa kukikubwira. Kamemu niyo umukobwa yagukunze akenshi ntabwo ajya apfa gutera intambwe ngo akubwire ko yagukunze, just akora ibishoboka byose nawe ukamukunda, hanyuma ukazatera intambwe w'umuntu w'umugabo cyangwa umusore ukaba wabimubwira. Buriya iyo umukobwa yumva atitaweho cyangwa se ari kugaragarizwa ko nyine muri ako kanya asa nk'udafite agaciro cyangwa se udafite icyo ari kubwira uwo muntu, biba bigaragaza ko hari ibintu byinshi bishobora kumubaho byanga bikunde, cyangwa se ibintu bishobora kumugiraho ingaruka zidasanzwe. Si amagambo menshi cyangwa agahinda kenshi, si amarira, ahubwo ni ibitekerezo byinshi bigamije bimuca intege, kandi ibitekerezo bisa nk'ibyijimye muri we byatuma atekereza ibintu bibi cyane. Ibyo bitekerezo biba byihishe kandi biba bifite imbaraga zo kumuca intege bishoboka, cyangwa se kumutera gushidikanya ku rukundo cyangwa se no kwishidikanyaho ku bwiza bwe, kuko just direct acyo ubona ko atitaweho ahita atangira kumenya ese ni iki cyamuhindutseho cyangwa se ni iki kintu kiri kumbaho. Ari nayo mpamvu abagabo benshi bakoresha iyi tekinike bavuga ngo kugira ngo umukobwa nkunde cyangwa kugira ngo umuntu nkurura amarangamutima ye ni ukumwereka ko just nyine rimwe na rimwe nkamuha agaciro gakomeye gateye ubwoba, ikindi gihe nkamugaragariza ko ari zero imbere yanjye, noneho nzamuturikinga cyangwa se nzamucarenjinga mu bitekerezo bye, noneho uwo mwanya wo gutekereza anyibazaho cyangwa se agerageza kwiyitaho kugira ngo noneho amwumveke, noneho mbone ko nakongera kumwitaho. Uwo mwanya wo gukora ibyo bintu niho amarangamutima ye kuri njye wazazamukira. Rero dore ibintu bitanu bigaragaza ko umukobwa cyangwa se umugore ibyo aba agutekerezaho iyo yumva ko utamwitayeho cyangwa se iyo yumva ko utari kumuha agaciro, ariko bikubiyemo ibintu byinshi bikomeye. Uraza gusanga noneho harimo n'ibindi bintu bigaragaza ko hari umukobwa iyo utamwitayeho ahubwo ahita kwangira icyo. Noneho hari n'ibindi bintu bigaragaza ko umukobwa kugira ngo agukunde ni ukumugaragariza ko utamwitayeho. Zose ni tekinike tugiye kurebera hamwe muri iyi video, ntukabasha kumenya ese ndajya mbigenza gute kugira ngo menye uyu mukobwa mu gihe ndi kumuha umwanya anekerezaho iki, cyangwa se mu gihe namwetse ko namwitayeho aba ari kunekerezaho iki. Reka dutangiye gusa. Mbere yuko dukomeza, reba hasi handitse subscribe, please mukore subscribe, ni ingenzi. Like kuri iyi video nabyo ni iby'agaciro. Reka dutangire. Ikintu cya mbere umukobwa ashobora guhita atekereza mbere yuko uba nyine wagira ikindi kintu ukora, abona nyine umaze iminsi utamuha umwanya utamwitayeho nk'uko wari usanzwe bikora, cyangwa se just ukahura nyine ni wa mukobwa nyine muba mufitanye connection cyangwa se ahantu muhurira cyane, ariko ukamwereka ko nta gaciro afite imbere yanjye cyangwa se nta gaciro afite imbere yawe, ariko just kandi ubona ko nyine ari urungano cye cyangwa undi muntu mwabasha kuba mwavugana niyo mutamugiye mu kudatingana, ariko nyine mukaba mwavugana ibintu bizima. Ikintu cya mbere ashobora gutekereza atashobora kuvuga ngo nta gaciro agifitiye nyine uwo mubano wanyu cyangwa se iyo relationship. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byihisha mu mutima w'umukobwa indani ku buryo atabasha kubibwira umuntu uwo ari we wese, yewe n'umukobwa mugenzi we, kuko buriya umukobwa aba yumva ko nimba akunze umuntu just
aba yumva nyine ko uwo muntu nta wundi muntu ashaka ko azabona umeze nkawe, kugira ngo nyine abe yumva ko nyine ari we muntu ukomeye cyangwa se we muntu urenze. Niyo mpamvu usanga baba bashaka guhora bumva amagambo meza, cyangwa se umukobwa we urashaka kumva amagambo amushingiza cyangwa se avuga ibyiza bye biturutse mu kanwa k'umuntu akunda, nyine nk'uko bicwa n'ibintu bumva. Aho yumva noneho ko niba aba adagifite imbaraga zo gutanga care nyinshi, affection cyangwa support mu kintu runaka, aba yumva ko nyine atagifite uruhare rufatika mu rukundo cyangwa se muri iyo relation n'uwo muntu runaka afite, noneho agatangira kubona ko nta gaciro agifite, agatekereza n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye kuri uwo mubano. Ikintu cya kabiri, ubusanzwe nyine abagabo ni gutyo akenshi bameze. Icyo kintu cyaka ugomba gutekereza, buriya umugabo nk'uko natangiye mbibabwira, abagabo benshi barangwa nyine no gukoresha iyi tekinike. Nta musore ujya gutereta atabizi ko abakobwa benshi nubwo umukobwa yaba abizi pe, kugira ngo abashe kubihindura avuga ngo ngewe umuntu nitwa gutya ndabasha kubimenya, birabagora cyane. Rero abagabo rero iyo bashaka gukora attention just kugira ngo bongere affection umukobwa bagirira, usanga noneho bakoresha nyine iyi tekinike yo kuvuga ngo nyine nimba umukobwa dufitanye umubano, nkabona umubano n'uri gukomera cyane, mwe ndajya mu trickinga noneho mwereke ko ari zero imbere yanjye, just rimwe rimwe nkananyuzamo noneho nkanamwereka ko ndi kumwe n'abandi bantu nishimiye cyane, ariko we ntamugeraho ngahita nkora attention nyine, ngahita mfata wa mujyo gusa nkaho mbabaye, cyangwa nyine ndafite vibes nk'izo asanzwe amenyereyeho cyangwa se ari kumbona n'abandi. Rero umukobwa ashobora kujya gufata umwanzuro avuga ngo ni wa muco w'abagabo muri rusange, kandi abagabo turabazi ntabwo baba bafite impuhwe cyangwa se badasobanukiwe nyine n'ibyo umugore akeneye. Buriya ni ukugira ngo nyine mukiyaringe se cyangwa nongere uko namwitagaho, just affection namugiraga izamuke, kugira ngo nyine icyizere cy'urukundo mugirira nawe akibone nyine, agahita nyine umukobwa wajijutse agahita amenya kubitandukanya nuko nyine abagabo basanzwe bameze cyangwa se uko basanzwe bitwara. Ikintu cya gatatu nyine ushaka guhita atekereza, cyangwa mu gihe uri kumugaragariza kuri kumunga cyangwa utamwitayeho, uguhita just direct, nacyo kiri mu bintu ahita atekereza, ni uguhita avuga ngo afite ikibazo ku giti cye cyihariye. Uriya abakobwa barangwa no kwiyita, none iyo agiye mu bintu by'urukundo cyangwa se mu bintu byo kujyana umubano, ikintu cya mbere ahita yitaho, niyo yaba atari mwiza agerageza kwita ku mubiri we. Rero buriya umukobwa iyo wari usanzwe umukunze cyangwa umugaragariza affection iri hejuru cyangwa umugaragaza urukundo rwa danger, we nawe mugahita ushaka kubihindura cyangwa se ugahita ushaka just guhita nyine umera nkaho urwo rukundo cyangwa se ayo marangamutima wabonaga atakiyagirira. Ikintu cya mbere ahita atekereza mbere y'ibindi byose, cyangwa se ahita nyine yiyumvamo ni ukumva ko nyine atagifite ubwiza yari asanganwe, just nyine klima ntabwo bari guhuza, cyangwa se nyine utuntu nk'utwo nguko agatangira kwiyitaho nyine areba ikintu cyatumye umuhunga cyangwa se utuma nyine ukuntu wamwitagaho bigabanuka. Rero rimwe na rimwe yatekereje gutyo, ahita agerageza gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo yongere agarure urwo rukundo bamugiriraga yewe n'uwo mubano wumvaga nyine ko uwo uri guhunga awugarure. Niyo mpamvu akenshi abagabo nyine iyo bakoresheje iyi tekinike gufata amarangamutima y'umukobwa biba byoroshye, kuko umwanya yitaho ari kwiyitaho agutekereza ajyanga gukomveke, niho amarangamutima akugirira yiyongera. Ashobora kwishyiraho umutwaro wo kumva ko ari we ufite ibibazo, nkaho nta kintu adakora neza cyangwa se nyine adafite nyine ikintu kigaragara cyangwa se cyatuma nyine ukomeza kumukunda cyangwa se umukiyaringa nk'uko wari usanzwe ubikora. Ikindi kintu nyine ahita atekereza ko hari uwundi muntu witayeho kurusha we nyine. Abagabo ikintu basanzwe bamenyereweho, abagabo just nyine abakobwa bakunze kuvuga ko abagabo nyine ngo barashyuha cyangwa se baraharara. Nimba ari umugabo yahuye n'undi mukobwa just bakaba bagirana ka relation gato, cyangwa se umukobwa akamwereka attention ntoya, rero uwo mukobwa nawe ahita atekereza ngo nimba atari kugitaho nuko nyine atari kumbonera umwanya, cyangwa se ibyishimo namuhaga, ikintu cyamuhuzaga mu gihe ari kumwe nanjye ari kubona undi muntu uri kukimuhereza. Ubwo rero umwanya wakabaye ari kumwe nanjye ari kuwuha uwundi muntu, rero umwanya wo kuba ari kumwe nanjye ari kuba afite ibindi bintu ari gukoramo, kuko ntago ari kunyitaho kuko hari undi muntu ari gutekereza, cyangwa se undi muntu ari gukora ibintu yari asanzwe nkorera. Iyo atabonye attention cyangwa se uwo mukobwa atabonye iyo care wari usanzwe umuntu, ashobora kwibwira ko uri wa musore nyine wabuze umwanya kubera undi mukobwa, kandi bikaba byamutera isari ndetse na insecurity, nyine kumva ko adatekanye mu gihe atarasobanukirwa cyane ngo avuge ngo se uyu muntu bari kumwe ninde, aba yavuga ngo nanjye uyu muntu yamunwaye gute ku buryo abasha gusobanukirwa avuge ngo kabisa nawe ngomba gukora iki kintu. Ikintu gisa rero nk'ari icyahema umukobwa atekereza cyangwa yiyumvamo mu gihe uri kumugaragariza ko utamwitayeho, cyangwa se uri kumwereka ko nta gaciro agifite mu buzima bwawe, just ari cyagera rimwe na rimwe kugira ngo wongere affection akugirira, ariko ugasanga ahise abifata ukundi,
nkuko nyine abantu benshi baba batabisobanukiwe, ariko umuntu uzi ubwenge nyine uba warakoze subscribe kuri iyi channel ya Mr. Kedia cyangwa Kedia Entertainment, we aba yarabashije kumenya utuntu nk'utu ku buryo tumenya ngo uyu muhungu ari kunurikinga cyangwa se uyu musore ari kugira ngo bimuhe attention, ku byo wabikora utabanje no kuba stressed cyangwa se utabanje no kwibwira ibindi bintu, ugatumya kabisa uyu muhungu nta attention ashaka rikanyimuhereza. Ikintu cya nyuma nyine ni ukuhita umukobwa yibwira ngo ntabwo nari ingenzi mu buzima bwe, just bimwe namukoreraga nyine byari iby'agahararo, ubu yamaze kubona ko ntari ingenzi mu buzima bwe. Ibintu akenshi bikunze kubaho, umusore nyine cyangwa umugabo agashyira umukobwa mu rukundo just ari ryarari ry'abasore ry'abagabo, kugira ngo namara kuba agera kubona icyo ashaka kubita nyine kumutura hasi, ugasanga ahise amuta cyangwa se nyine ahise amugaragaza ko nta gaciro afite imbere ye. Noneho umukobwa nawe usobanutse cyangwa se nyine nawe uzi kugereranya just relation, ukuntu yari processing cyangwa ukuntu yagendaga step by step ibintu byose akabishyira ku murongo, ahita abasha gukura agatamenya kabisa ukuntu bigaragara icyo yashakaga ni iki ngiki, kandi n'ikigaragara ntabwo ndi w'ingenzi mu buzima bwe, ndetse ugahita ubasha gusobanukirwa nimba uri umukobwa icyo yagukoreye nawe, ndetse nimba uri umugabo ugahita uvuga ngo iki kintu nawe ashobora kukinekerezaho, cy'uko just kuba yarankoreye ibi bintu cyangwa kuba twaragiranye nyine iyi deep relationship cyangwa uyu mubano wo kuba twagira ibyo dukora, ubu ngubu kuba ndi kumwageza ko namwitayeho arahita yabona ko just ari cyo nari mukurikiyeho cyangwa se ari byo nashakaga. Ubwo nyine nimba nawe ari izindi trick washaka cyangwa ibindi washakaga, niba ujya ubishyira mu bintu ashaka guhita atekereza mu gihe uri kugaragariza ko utamwitayeho cyangwa se utari kumuha agaciro, umugore ashobora gutekereza ko utari ku rwego rwe nyine rutuma nyine uri umusore wamwitaho, cyangwa se wari wa musore nyine washakaga ibyo ushaka, ariko just nta kindi kintu ukeneye nyine kiremere cyangwa se kiri deep ku buryo wamuha umwanya wawe ukomeye. Ibi bishobora kumutera agahinda cyangwa se kwiyanga, kumva ko nyine kubona nyine we atunzwe no kuzuza irari ry'abagabo cyangwa se guhaza abagabo mu bibera mu gitanda, ariko mu bijyanye n'urukundo nyine bidashoboka, nyine abagabo ari ukuza bakamuprofita bagahita bamujugunya. Ibi byari ibintu byose bitanu turebeye hamwe. Nimba wari kumwe aka kanya abonye igitekerezo cyanyu ngo tujye tugwa ku ntego cyangwa tujye tuvuga tuhita dupointika ku ntego, nyine ubu ngubu nyine niyo gahunda imeze, ni ugukora ibintu nyine bihwanye n'ibyo mushaka. Nyine just kuri Kedia Entertainment aba agomba gucaho ibintu nyine mwifuza kandi bigera ku munezero wanyu. Wowe menya ko wakoze subscribe kandi like ni ingenzi kuri iyi video. Ibi bintu nimba usanzwe ubizi cyangwa se nimba warabigeze ubibonaho, se ni ikihe kintu nyine usanze kabisa wari ubizi neza ko uyu mukobwa umugaraga nyine utamwitayeho akora cyangwa se gutekerezaho? Ese bitewe nuko mubanye buriya uri kumunga cyangwa se uri kugaragaza ko mutamwitayeho, ahita avuga ngo buriya ngo nuko washakaga rompe cyangwa se nuko hari ikindi kintu washakaga, cyangwa nimba azi kukugirira cyangwa se ukunda abakobwa cyane, ahita atekereza ko buriya ufite agakobwa cyangwa se undi mugore mwaba muhararanye. Isanzure muri comment uvuge ngo ngiye iki ngiki ndakizi, kandi even gishobora kuba cyaranakubayeho ukaba wanabivuga ko cyakubayeho, ndetse tukamenya ese tubane just stoicism cyangwa se psychologically tukamenya ni icyo abantu baba badutekerezaho mu gihe ibi bintu bimeze gutya. Menya ko wakoze subscribe kandi tuze no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge. Ciao ciao.